ntacyo nkinga se ntawe nimba ndi umugore wawe kuko nyine izina wansobanurira ibintu burimo we na mano y'inanga. Burya rero nanze kukubaza byinshi nabona gutameze neza ngo nsobanurire mwana wazanye n'uwandi n'uwawe. Ikindi kandi niziye gahunda upangana mano y'inanga ntashobora kumenya. waye kise gafa kise ntakumenye kuko kera kose ndebe ukuntu menye ukuntu uri mwiza. Kozado Karame papa. nyoko ntabwo araza. Papa ntabwo namubona. Kuko kuva ejo sinigeze mubona kandi twarize turyama nijoro atari yaza. Rero nanjye ntabwo nigeze amakuru. Ukuva Ejo twaryamye atari yaza. nanjye nyine nagize akazi kenshi bituma ntarara hano. Njye nzi ko hari. Ntawe hari rero. Urubaza telefone ntayiri. Ko se umwana w'abandi avuze na bigenza gute. Ariko Tony nk'ubu warahe. Ubuse kandi uracyakeneye kumenya aho mbona haraye. Kuki ntabimenye? Njyewe ndeka mbe muri business zanjye nawe ugume muri business ze. Sibyo? Kuri ujya n'ukarano ntazi ntunambire aho wagiye. Njye mba ndi muri business. Bari bananisi. Ariko se Antoinette umugore mwiza. Ubona ko hari icyo mukingaho ko. Rekeraho. Wansobanurira impamvu wazanye Jado muri urugo utangishije inama. Reka nta nyine afite baramwishe. Nakubwiye ko yajya hehe iwabo. Kuki utamanje kungisha inama niba nta bintu nkinga? None kankwereke. Vuba tujye mu rugo. Turafata umwanya wo gukemura ibibazo byose. mba rero Tereza ndakumva na zitazi. Burya rero nanze kukubaza byinshi nabona gutameze neza. Mfata umwanzuro rero kuza kukureba mu rugo kugira ngo nkubaze ukuntu wageze nawe wakabyaraho. Nastazi ndaho byihorere rwose ibyanjye ni amateka maremare. Ariko Antoine karabije makeya tukumvikana. Ariko mu rugo waje ntaho rindu. Nakubwiye ko ibi byose ari wowe ubitera ariko wanze kunyumva. Gute? Okay, urashaka ko dusezerana amasezerano agabanya intambara? Cyane rwose. Cyangwa ushaka y'amahoro? Ngiye nshaka ko intambara irangira muri urugo rwa. Okay. Reka dutangire imishyikirano. Ukeneye ko haza nk'umuhuza se? Antoine. Nta muhuza ukeneye ko? Nta muhuza nshaka. Bari rubanda ruza kukota abantu. Nta n'ikibazo kindi. Ikibazo hagati yanjye nawe tugomba kukikemura. Okay. Dutangire rero imishyikirano. Yakugendekeye gute se? Wa muntu we ubwo hari ku kagoroba nako bwari bumaje kwira nko mu saa 5 z'ijoro. Ngiye kumva numva umuntu arakomanze iwanjye. Mubajije uwo ari we yanga kunyibwira. Ndabyibuka ikintu yambwiye yarambwiye ngo bitarenze ejo nzabe nasohotse muri iyo nzu nagiye. Ambwira ko nintasohoka nzahasiga ubuzima. Ngo nsobanurire mwana wazanye n'uwandi n'uwawe. Ikindi kandi niziye gahunda upangana mano y'inanga ntashobora kumenya. Ikindi amafaranga mbona tumaje kugera muri uru rugo aturuka hehe ko nzi ko nta handi hantu yakura. Twaba tumaje kugira ubukire bungana gutya nazi ngo amafaranga ava hehe. Wansubiza ibyo bibazo. Antoine
Mubyo mbajije byose nta na kimwe kiri cyo. Kuko nta shingiro bifite, kuko muri byose nta kimwe cyaduteranya. Uriya mwana Jado si uwanjye. Ikindi biki ko nakubwiye ngo tumwirukane hano ntabwo wabyanze. Sinakubwiye ngo ave hano agende ntabwo wabyanze. Uriya mwana nta mpamvu yo kumwirukana. Kuko njyewe namuzanye hano bwo kumufasha. Kuko nyina yamaze gupfa. Uri kubyumva? Ndi kubyumva. Naho iby'amafaranga byo none se ukubizi mbyuka mpambye amaboko. Si akazi kawe muzi ko gushaka amafaranga. None se mbireke twicwe n'inzara no kuyishakira. Twakwicwa n'inzara ariko nkamenya se ari amafaranga avahe. Aza mu rwisho byagenze. Mbyuka nkwampiga amafaranga ko kazi kanjye. Naho Manori nangawe ni iby'akazi nyine. None se ni iby'akazi dupanga nta kintu. Nasa mwaragenje gute ku buryo ugenda ukabira amafaranga nakuriya reba urugo kubitumaje kumera. Amafaranga yatubanye menshi. Sinzi ngo aturukana he. Ikibazo se nuko amafaranga urugo rubona amafaranga ahubwo uvuga uti ubyuka wicaye amafaranga akiza. Ntubyuka wicaye kuko utari kimwe. Ndakora nyine amafaranga mbari ushaka amafaranga nyine. Nane hehe ngo menye inkomoko. Uzagiza tujya ureba aho nyishaka. Business yanjye. None se ubwo wajya mugenze gute? Rero kumva Teresa kwa muntu bwarakeye sinagenda ndavuga nti yenga nze ndebe uko biraza kugenda ngiye kubona mbona abagabo babiri bibigango we bamfungiyeho amaferi bose n'ibyuba ndangije ndatitira mbura uko mbigenza ndabyibuka umwe muri bo yarambwiye ngo ntabwo tuje kukwica. Sinavuze. Arangije arambwira ngo ngomba kuzinga amabinga nkagenda nkava aho ngaho kandi nsize ibyangombwa by'ubutaka mbibahaye. Arambwira ati kuko amafaranga warayabonye. Ndabyibuka ikindi kintu yongeyeho yahise ambwira ngo bitabaye ibyo urahasiga ubuzima. Ayiwe wa muntu we bwarakeye nzinga amabinga ndashogoshera ndagenda nanjye niko kwibona ndi hano. Barahanze mbanze nitabe. Hello? Rahama Naina. Ese kuki watinze kuza kundeba? Sukonje ngo amagara telefone yawe nticemo. Nase ubundi yuhigumira, ubundi wagiye ubona tutakigukumbuye. Ubonye niyo byibuze usiga unteye ninda byibuze. Nyabe ndakumva tere. None se Manori nanga yaje kugusura? Yaje kunsura. None se yakubwiye ko ari utuye mu isambu yawe? Isambu yanjye? Isambu yawe. Manori nanga se nkatuye? Ntabyo yambwiye. Ntabwo wabimenye? Wabi. None se tere ndakumva na Stazi. Manori nanga yaba ari we ucukura amabuye mu isambu yanjye? Manori nanga rwose. Wabona nawe ari we wakwimuye mu isambu yawe? Oya. Mana we. Nyamura mu isambu yanjye? Ni gute se urumva ibyo bintu byombi bidafitanye isano? Muraho neza ego ko gafara. Ase gafara. Naruhu nawe uracyavunyisha koko. Ni wowe. Kade. Gafara. Ubaye iki?
ade waye iki se Gafara kise ntakumenye koko kera kose ngo ndebe ukuntu menye ukuntu uri mwiza koko Gafara si washakaga se gahunda kuranye gukingura tujye mu wajya kingura hanyuma ibitanga reka ndeba gafunguzo mu gikari nyaruka